ishuri wicariye aha ngaha bimeze gute? nategereje gara frere umwanya munini ngamo amafaranga njye ku ishuri ariko ntabwo arabyuka. Ngo guha amafaranga ujye ku ishuri? Ubu se muri iki gitondo uriya muntu urabona wabyuka umubwira iby'amafaranga akakumva, ntabwo uzi ukuntu asigaye yarahindutse. Nijoro yatashye yasinze yaburiwe ahubwo se ubu barayampa. Reka nkubwire rero, igire ku ishuri, naramuka abyutse ndamukubwirira kuko rwose amasaha ntashobora kubyuka. So wajya umuganiriza pasi kamuyibike ibintu by'inzoga wenda ko yabireka bagura uriya muvuze murumva cyane. Nawe ko kumuzi mwaravukanye mugakurana koko urabona yareka inzoga? Wagira ngo yavukiye mu bigega ari byazo. Jewe uriya mukuru wawe antereta, yanterese mbona ari umusore mwiza, ari umwana mwiza, mana nyeze mbona ari Imana y'u Rwanda, none yarahindutse sinzi ikintu cyamuhinduye pe. Niyongera kugukubita nawe uzabyihanganya serious. Umva amatama yanjye yabaye nk'ingoma z'abaporoso. Tuzari kumuganiriza ibintu bireke. Reke hari ibintu ubona utakwiriye amafaranga y'ishuri, nategereje ko abyuka, ngiye kugenda ndamubwira nimugoroba pasi. Umva nkubwire, wowe ugendere wigire ku ishuri, njye naramuka abyutse ndamwegera muganirize, nuko nsigaye muvugisha nkaba nk'ikivumo imbere ye, ariko ndakora uko nshoboye kose ubwo ari uri muri umuna we ari bubyumve wenda ko nta kibasha kunyumva, ariko igire ku ishuri utanakerera. Ntabwo wabiva muri kanjye sukuru. Genda amasomo meza muhungu mwiza. Uru rugo w'amana koko ko ari kuzampa urugo rwiza, akaba arambaye umugabo akaba ari kunanira koko. Simana yanjye koko. Uriya mugabo wanjye ari umugabo mwiza, nta kibazo tugira, none ndebera ibintu ari kunkorera. Ako se ubu nta hantu hameze gute iki gikozi cyo undi mana yanjye. Jama wimba ushakazi. Ariko mana yanjye koko. Wowe ibi ni ibiki? Aha hantu ko kurana ukuntu abajagaraye hakanateguye. Uri gukora akazi se? Ubu se intebe zimeze reba ibintu byose bariterambuye hejuru. Ubundi se kutateguye ameza bimeze gute? Amaye ngareba. Sinkavuze ngo nibakajya bashyiraho bya bitambaro n'iby'abantu batagezweho. Kandi ubwo si byo nibyo mvuze. Ndavuze ko utashyize icyayi ku meza. Icyayi se. Narindiriye ko wa mwana ajya ku ishuri. Mwana ajya ku ishuri. Ibyo ntaho bihuriye. Amasaha arakuze. Aya ni amasaha kunywa icyayi. Ntago ugomba gutegurira ameza ari uko umwana arinde kujya kwiga. Icyayi kinyobwa se saa sita. Ashaka ko boss abyuka. Buriyo ndi kubona boss ari kunywa icyayi mba numva nishimye byatari. Ako se warwana we unywa boss cyangwa? Oya muramwe icyayi. Cishwa ngo ujye kuzana icyayi. None hasi. None hato ubu tuvugana nk'ubwo mbora umuntu mbona ivumbi. Kandi hano hari simba, ivumbi se ririhe? Mabura jya uvuga ibintu uko biri. Ubura umuntu simitumuke. Ako mana yanjye. Urugabo rwaha rwaranzengereje. None n'igikozi banzani. Urashaka ko nza umva. Ihute vuba. Nta byaha byoroshye. Ngira iki cyo ntazi yo baturumbuye. Mana nyagasa. Ndabona nkomerewe. Siri karibu. Akuguma karibu simba nayibonye ibyo ari byo. Wakoze ibyo ukora ukandeka. Ako se sheri utavuze nabi koko ntago waba umuntu. Mpaka uhinda nkagira ngo ni nagashyushyu naho ni mu karumbyukirijeho. Ako se sheri ubu ko kurinda uvuga ngo agashyushyu hari amafaranga aduhaye kugura inshyushyu. Sheri ubaye iki kuri kujugunya ibiyiko? Ese icyayi nikiryoshye n'ukuri? Ako ngabanya amagambo. Hari icyo nkubwiye. Aha, dore nari yabyutse yicaye aha ngaha ategereje kubyuka ukamuha amafaranga ajyana ku ishuri. Ngo bamutumye amafaranga y'ishuri.
ndamwe nagende nubyuka ndayamugusabira. nageze ngo umukara ntiyashaka kuyamutwaza kuki utayamuhaye se? Ndayafite se wajya umbwira neza ko mba ntakubwiye nabi mugabo wanjye. Amafaranga y'ishuri umva nkubwire wa mugore we niba hari ikintu ndambiwe mu buzima ni wowe. Ugize ngo iki cyangwa numvishe nabi? ndinjira mu buriri ngo ibi n'ibi naba nigire ku meza ngo ibiki n'ibiki. Iki ni cyo gihe cyo kumbwira ko hari ibyo ukeneye wajya ureka umuntu akabanza agakora akazi kamwe. We ndinjira mu buriri ya ubuse iyo ureka nkabanza nkanywa icyaho ukabona kurogotwa. Akuse wa mugabo we uza nijoro. Noneho mbireke kugira ngo wishime. Oya sheri ntago nkubwiye ngo ureke icyayi. Urabizi uza nijoro wasinze. Mbasinze zo wampaye se kasinda amazi. Sawa ubwo nyine jya ukomeza usinde nyine turware bwaki twicwe na mukaro na twabigenza dute? Niba uzi ko uri umusinzi se kuki utanteze mitsingi cyangwa byeri ukantega mukaro? Niba uzi ko ndi umusinzi. Ugize Imana nayo urayibonye. Ariko wabyumvise ko mu byo ndambiwe uri nimero ya mbere. Stress untera ngera mu kazi singakore. Mba ndi kuganira n'inshuti zanjye cyangwa mu gitaramo cy'abagabo nizuye nisomera n'iryo cupa ntimanuke kubera rwa serera yawe. Ubundi wowe unshakaho iki? Urandambiwe. Umva ndajya nkumenyeshe ko ugomba kujya wibuka kwiyinzu twayubakanye. Twarayubakanye. Arewe. Ngogo iki? Uranyirukana ngo ngehe. Hakuzi gutekeza ko wantoraguye mu muhanda wajya ngo ntago mfite iyo navuye. Niba undambiwe uzansubiza aho wankuye. Ayiwe ngo twarayubakanye. Umva ndajya nkumenyeshe narakoroheye ugira ngo ndi umfata nabuko wiboneye ngo swagira ngo nakadenese umwana rwa dunda. Urankubita ngaceceka. Umva ubu none ngiye kuguhagurukira. Unkubite ngo kubite. Ariko mushobore kuba mucitswe. Niko mbikeka. Ikigutunguye ni igiki? Akada. Mbese nari umufundo ukaba umuyede. Cyane rwose. Wazanye amabata ngahe? Sima se waje wikoreye. Ako ntubona iyo nzobe yawe itukura ukagira ngo ubasha n'uburenganzira bwo kumvogera uko yiboneye. Ako nk'ubu wakumva usakuriza ku cyayi. Wengize n'agacupa uri gusakurizaho. Ubu nakigusukaho noneho amagambo agashira ivuga. Izina ry'Imana. Umva wakizwa nanye kakigusukaho. Nakikumena yo nzo burata wirirwa ukangisha wagize iki hano muri quartier hose bakayireba bakayibagirwa. Inzobe yanjye niyo wankundiye. Ntago naje ko nanjye nakunze maguki. Tutaruzi. None reka nkubwire rero. Urumva? Ibintu byose tuvugiye ahangaha. Nizere ko bimwe ari imikino ibindi ari ukuri. Ukuri ko nuko nkurambiwe, ukuri ko igihe ntazi utazi nzagutungura. Umva ni umva ko nazanshake zitangiye guhamagara ihute kuzantungura. Ruti nibizungerezi. Ndayankubwire ngo inyoni zijya inama abarinzi nabo bagiye yindi. Uzantungura se jewe ndi impumyi cyangwa sinumva? Nta soni. Sikiko kimeze. Tunondo wari wantesheje apeti kaninywera. Akuse Mana yanjye koko uru rugo kuko Mana niwe wari umpaye cyangwa ko nabamenya. Jama yagupfa gaturika we waje ukanyitaba. Jama uri mabashakazi okatumbaga nawe vayo hano. Siki hako nkiki ngiki gemba navuye nako kiba kiri kumva. Siki andurira ibi bintu bijyane. Siki ko mutariye kandi ko ntariye ndakubona ngo vana ibi ngibi. Zukuru mbye gutegura ameza vuba huti nagira ngo huguraza kujya natatu. Hako nkiki ngiki ubundi gira vuba vana ibi ngibi. Basi bana bako kacyayi mbijyane. Akira kendo kankwe. Nyinkwe cyane ihuta ahubwo ngirira vuba ugende. Aka kanya se bitwara no byose. Gira vuba uri muratinda rwose. N'isukari Byose jyana nta kintu kimwe nshaka hangaha. Iki kintu gikora kizenuka ubundi. Byanga birandambiye byose. Uruhu rwikuru ubundi. nanjye se ndakurambiye mabusha. Tumuka ibyo tumuka. Tumuka.
ko kireshya nk'inzara y'Ibugesera. Ski. apeti rero mbanda mbese myinshi pe umuntu watetse uyu muceri ni umuhanga. madamu wanjye arabizi jeri mparure se Oya sheri banzo ryo. cyangwa reka ngufashe umwana Oya amukangura mbabarira. Sheri oya ahubwo rye. Wowe banzo rye. reka dusangire none Banda amakuru y'iminsi. Turaho turashima Imana. bimeze neza ariko Twaraburanye. Mwaranyanze. Wenda wowe bifite ishingiro ariko se papa bebe uzi. Mwenye y'abantu bamaze kubyara inshingano ziba zabaye nyinshi umwanya ntabwo uba ukiboneka Ntabizi rwose. mwaratwanze muheruka hano umwana avuka Twaraburanye rwose. Yabaheruka hano kera narine ntaheruka kuza hano. yambwiye ngo Ngo ntiduherukana mwabyaye. Muheruka muza kuhemba. Ndaza kumubwirira muri iyi minsi azanyaruka kure rero ngewe nanjye wumva aciye akagozi. baya mudusure gusa muheruka dore umwana agiye gutangira kugenda mutaragapa Urabona ubu njye naje naho we yarine nawe no kuzamubwira muri iyi minsi akagira gutya akaraswa akareba mama bebe na bebe. azaza Azaza Nawe nzamubwira rwose. Njyewe dore sinyagambura. Bari batetse neza ariko ngo ntabyera ngo de. Habuze Rwabuze. Buriya nkunda agasenda. Nibagiye ko ukunda. Ibiryo nk'ibi harimo ka piripiri. Biba ari mawe. Noneho hari utwo bajya bakandiramo dukorerwa mu nganda sinibuka uko batwita nsanga umugore yaduteguye. Ugashyiramo rwose ukumva urizihiwe. Kandi none uyu ugasutseho ibintu biba mawe. Wumva rwose ari ntago akunda kubimenyera cyane kuko njye ntago ndukunda sinzi Kameze neza. Njyana. buretse ariko wowe kubugira. Ako sheri. Tugende rero. Njye none akaje. Warakajwe n'ikizi. Abandi bana babonye ukuntu bari bishimye. Abandi bana babakoreshereza anniversaire njye naguheruka kuyinkoreshereza gusa urankunda. Mbwira ejo dite duhindura tariki y'amavuko nanjye nyigukoreshereza. Dutumire inshuti n'abavandimwe tuyifetere. Ibyo tubireke. Akobe. Buri munsi ndakwinginga ngo unyereke ahantu tuye. Ukanga kwanyereka. Tuzajya dukundana ntazi naho uba koko. Sheri. Uko ko uragira ngo nzajye kukwereka muri ghetto ngubwire ngo mbahangaha. Erega buri abantu dukodesha ntabwo tuba dufite adresse ngo mvuge ngo mbahangaha. Nyine tuba ducumbitse. Ndimo ndubaka inzu ijyanye na we. Ubwo bivuze ikirere yuzura mpita ngukora surprise ariko uzi kuba ufite inzu nziza nk'iyo ngiyo ufite n'umugabo ugukunda nkanjye. Sure. Sheri nibyo? Yeah. Ndumva iyi munsi ndakuraza. Ni ukuri kw'Imana. Sure. Cyane. Wow. Urabyemeye?